bazabitegereza ukwibuze ntibibuze gupfa dore izafata n'izishyira hejuru imvugo y'abakwanga n'izagufata bo bavumanywe gakuba kabiri kaguhisha nyir'icyubahiro mana ntabire ibihagararo abire barisanze na dogitorana niyo wabuvuka mu giturane zabikwigisha ubitubimena igiti kuzamura amazi kwicaza n'imihigo mukoma benasi wawugize iminsi ufite ibibazo cyangwa ugize iminsi ufite ingorane abantu babona yuko ariwe ukwiye guseba ndetse bakakwitiranya amazina ariko yaba myinshi ikazahimwa n'umwe iyo mirindi wumva niyo gutabarwa ibyo bicyuro wumva nibyo gutabarwa dore izafata n'izishyira hejuru n'ivugo y'abakwanga n'izagufata bo bavumanywe gakuba kabiri kagumugisha nyir'icyubahiro nimumwongere zaburi w'icyubahiro haleluya Bwana asifiwe sana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umucuranzi nabonye azi gucuranga neza, aracuranga senderi. Mufashe mikrofone muzamure gato, piano abe kuyigabanyaho gatoya, turirimba kandi kagesi kamwe gatugana ijambo ry'Imana. Tangiriro 32:23. Avuka muri iryo joro ajana n'abagore bombi n'inshoreke zombi n'abana be uko ari 11. Yambuka icyambu cya Yaboke arabajana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'izo yari afite zose. Yakobo asigara wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageze mu museke abonye yuko atamutsinze, akora ku munsi wo kunyonga y'itako rye. Umunsi wo kunyonga y'itako Yakobo urareguka bakikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sigure kura utambanye umugisha. Amen. Mani hibazo kuko tumiye neza kandi mani shimwe ko tutabiye hano. Amen. Mazina nitwa Nyirika Timotheo, ndumwetera pasiteri, navuye i Burundi mw'ikambi y'Ibwagiriza, nariyoboye itorero ryitwa Betsaida. Imana yareze umugisha, turabashimiye cyane kuri ikaze mwaduhaye, turashimira abayumbe, turashimira n'itorero turimo turayamenya neza, turashimira na pastori twazanye. Imana ikomeze kubagira neza kandi Imana ishimwe, kandi Imana ibareze umugisha kuko mwadusengeye. Imana yabareze umugisha ku rukundo mufite, mwaradusuye cyane n'abataradusura ndabizi babuze umwanya. Hano mufite ikintu cyitwa kampani, icyo kintu kuko kirabatwara umwanya cyane narakibonye, wosanga ariyo mwari muri sinobuke, ariko kizabahora wenda muhagere cyangwa no kuramukanya kuba umuntu nagusutoye. Imana ibareze umugisha mumfashe kuko mwabaje menshi cyane. Reka turange mupira y'ibindi mbese reka tuganire ijambo ry'Imana nayo kuyoba. Agiza Mungu zinasimama imara, ukiamini utakota. Agiza Mungu zinasimama imara, ukiamini utakota. Agiza Mungu zinasimama imara, ukiamini utakota.
umuntu mbere. Haleluya. Bakukanda bakumva ibishobora Haleluya. Manishimwe cyane. Imana yazigisha kandi bakishimwe ko tunejeje. Nimesikia mimi nimetosheka. Bwana Yesu sioni hata ya kutangatanga. Na matatizo alitembea Yesu juu ya bahari. Mimi nitashinda kama alivyoshinda. Alitembea Yesu juu ya bahari. Mimi nitashinda kama alivyoshinda. Sioni hata ya kutangatanga.
Abantu bakaza
yego nabishima iyo niyo konte ya mbere kandi tugomba kuba yafashe imigisha yose y'Imana uretse n'abana imigisha y'abana yo kubona abana imigisha kubona ubutunzi imigisha y'uburyo butandukanye yarayifashe irayizingazinga yose birangiza yipakira muri Yesu Kristo birangiza iyo ngabo mubona mubahaye ari konte Yesu Kristo ariyo mugabo yigeze kunga n'intebe abantu baririmba abungana gatebe sitaho kumwigisha barakumutesha akazana neza no kundonga gatebe kandi gatoya babana n'intebe nziza gatoya uko ateze yarushe na gatebe sindamenya neza icyako gatebe ariko hari abandi bambaye Yesu Kristo Bwana sifiwe sana abo ngabo bavuze neza abavuye muri Kongo bafite Yesu Kristo gakondo n'ubundi nibo babaye neza nabo bameze neza haleluya konta ngira kabiri nuko Imana yabwiye Abrahamu namubwiye ngo hari ibintu ugiye kugusaba nirangiza mbona kuguhereza umugisha namubwiye ngo itsambere va mu muryango wanyu uve mu gihugu cyanyu numara ugira ugenda uzakwereka numara gukora ibyo bintu Imana yabwiye ngo uzagukorera ibintu bitandatu itsambere ngo uzaguhereza umugisha icya kabiri mu izina ryawe rizakomera cyane nzongeza mu izina ryawe icya gatatu uzaba umugisha icya kane ngo bazakwifuriza umugisha bazawubona abazakuvuma nabo bazavuma soburi na bisohoye ariko ibyo byose bizaba kubera ko banje kumvira icyo gihe uzaba ufite konte y'umugisha niba ufite uzaguha ibyo bintu byose Baraki aragombaga kuvuma ubwoko bwa Isiraheli azana Baramu witaweka dogiteri kuvuma n'umuntu kandi rimwe na rimwe ngo bazavuma ab'Imana itagize icyo ivugaho bakavumika guhamagara Baramu ati muri zo kumvumira ubwoko bwa Isiraheli bwananiye muteye n'ubwo ko nabona nawe ubwanditse kumva ubwoba sino gushobora kereka umuvumo gusa wawe wabugeze warabanza aranga bakagera mu bantu bwa mbere gusiga uwo yavuze n'icyaha ntabwo n'ubu ino hateye imbere hari indogobe zino zazifura zino zizazifura nazo zavuze haleluya warangize arakonsoma abantu bari mu konsoma kugira ngo bavume abandi ariko ntawe bavuwe Imana itavuga konsoma zarabaye haleluya ndakabaye wangu $1,000 ngo kuragaye ku gatoya ko kuvuma gusa abandi $1,000 barakera konsoma itego bakubakira cyane hari n'amafizi agakubita hari barangize aragera no kusigara mu gende hari baramugaruke aramubwira ngo se sinumvise neza wanzanye mu mvume bwo kubayisanye wanzanye mu burakari Imana yabwiye ngo se navumate ab'Imana itavuga kandi ngo ab'Imana itarakanye Imana ngo yategetse kuraheza umugisha nanjye musibasha Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ninde wavuma ab'Imana itavuye ninde warega abo yahisha ab'Imana yatoranyije irabaze ab'Imana yatoranyije irabaze wabavuma yavuma wabagaya yagaba Tukatura
Hafumu baza kinamuteza neza twinjiye neza ajya apima ntugire ngo mwahuze shitani kukora mwahuze shitani warasura kandi ati twabenze nabi wana twabenze nakuze ngakubera n'ukwezi arasura arakosoma kandi bigakana kurangiza aragaruka aramubwira ngo noneho kubwira Imana si umuntu kubesha Bwana asifiwe Bwana asifiwe sana kandi Imana si umwana w'umuntu ngo yitu ibyo yavuze ngo kubikora izabikora arabona itegereje mbona n'ubwo kutazabwiva n'ubwo kutura kwabo Bwana asifiwe sana kandi ndakurangiza ko muri buriya bwoko ntibugire ubupfumu warangiza igihe gatatu aza kumubwira ati abona n'abareze mbona nabuze mwiza koko bw'Imana rwamwigana umuryango wa Yuda iruhuze itonde tumusamo kumugororeka ntawavumu w'Imana itaha ugiye gusaba umvima ufite konti ntawavumu w'Imana igira gatatu konti igira gatatu ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwawe ibindi byose ngo tuzavogererwa niko Yesu Kristo yavuze abantu bari gushaka inyongeza bataragura abantu bari gushaka ngo babongere bataragura mana ndiga ntabwo bikora ufite twagura ufite ububitse urangiza ugashaka kubakobwa wowe ugenda ahantu kuja kugura ikintu kamushika ngo ni taragura ibikunda ngo kubisa ubanza kwanza ukagura warangiza kuvuga ati kugura ibintu byinshi none gapeza ngo kinyongera akari kuriza nyongera tizigana n'Imana tizigana n'ijoro gusa abe niyo bagiye kumvuga aza kubambere Haleluya ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo niba mu gishikome ibindi byose tuzavugera ikigiraka no kurizera Bwana asifiwe Bwana asifiwe sana zawe mali tuani Haleluya iyo dufite kwizera kandi n'impezo n'ikindi gihe bari batsindaza baba singira kuvuga Imana ikakingo wamira definition umunani zo kwizera definition umunani zo kwizera kwizera nayo ni ipote Yakobo kano twasoma niyo yahunganye gusa hari imanga zine ziri gutuma abantu bagakomeza Imana kugeza ahantu abantu bari guteramo bakaba bari kuri Imana itabarangije wewe matuba wanasifiwa kandi izo mana ziteramo abapasiteri zigateramo abakina mama zigateramo abayumbe batarenze neza zigateramo n'abandi ntizigira isoni ukuvuga ngo imanga wirenze abagakera kose imanga yagaze ikika y'injeri kandi uri umuhande rwawe ntiyogutinya ngo uri sebuja wa yanga kandi imanga ntiyogira isoni kandi ntizigira n'isaha z'akazi k'imanga ikora 24 siri 24 hariho imanga zine zatumye turi kuri Imana itagwaye zatumye dufata Imana tuyifatisha ukuboko kumwe ukundi kuraguma kujaho ngaho kandi buri mugoroba buri gitondo abantu barazitega iya mbere ni Satani buriya iya manga yatezemo Eva n'ubundi yapfuye n'ubundi yasize ijya manga Eva yasize Haleluya ijya manga cyahari wa muri byavuze ko abuna kituna nesha nakuteranya umumene muyeke uyo shetani baye umumene tashakira abuna kituna nesha nakuteranya Bwana sifiwe. Igira kabiri. Binayowenda tuvuga gusa.
imanga ya Yosefu muka Potifari na deri y'abamuze kuriya muka Potifari yari imanga kandi ari nyirabuja ariko yari imanga ya Yosefu nubwo Yosefu yageze akoropa ariko yakoropa mu ruhande rw'imanga. Haleluya. Isuku mudashobora kuba mu nzu ukabana n'imanga kandi utayimenye ukavuga ngo arangize aramubwira ngo turakora icyaha ashaka kuko aterwa muri iyo manga ariko Yosefu aravuga ngo njyewe sinakora databuja yantegetse ibindi zose arabitarira ariko wowe yakunye kugeza ubwo yamufashe ikoti ngo arangize rya koti ararisiga aragenda aruga ubwo njewe gusa njyanye ububwira ubwo njyanye umutima wanjye ubwo ndatwarira agakiza atagasigara ikoti gisigara neza buri kindi cyangwa nshaka nawe umupira ariko njyanye ububwira ikintu gitangaje nyine abantu ko barasiga ibintu babatangana amahoro mufashe guteganya ijambo abantu aho gusiga amakoti cyangwa gusiga ibitenge ko barasiga umuti ko barasiga ubugingo bama bagatwara amahuzu sicyo rya mbere ihuzu imwe ya sipera gituma umuntu atanga ubugingo sicyo rya mbere ikirato nk'iki gituma umugabo ata ubugingo sicyo rya mbere ifaranga zituma umugabo ata ubugingo agatwara ifaranga agasiga ubugingo mwana w'ibishingiro jambo ariko Yosefu yavuga ngo jewe igikoti nakigusigiye nishaka ngenda yisenge cyangwa ngenda n'umupira ariko natwara ubugingo ariko bukomeye nayo igikoti tukagusiga ariko tugomba gusiga ibikoti n'ibitenge n'ibindi ntitukabikomeraho ahubwo iki tuzokomera ku bugingo yaravuze Yesu ngo tuzotinya ibindi byose ariko ngo cyane cyane tuzatinya ikica ubugingo. Yosefu yaravuga ngo ujyane igikoti ukabisigira gisigaye kino gikoti nawe ujyane agere ubugingo bwawe kubera yari yajyanye konti y'umugisha Yesu Kristo yamujyanye arashyika no muri prison agira umugisha Imana imusohoreza gahunda zayo amasezerano yari yaravuze kuko umutima twawareka yewe uratima n'ikibariho haleluya igihe turi imbaraga z'umutima turi mu bihe bikomeye imbaraga z'umutima arikwiriye kumara arikwiriye uziko ifaranga iyo koreje n'isatanga gikoraga ifaranga n'ikora muri kampani ukozo w'imana bari ukozo w'imana ndetse ukayirira bagamujyana yuda atakiri kintu yanyereye ku ifaranga. Haleluya. Yuda umushishe akagira n'umushishe kuri Yesu uziko umushishe neza baba bakawubwira no kumana no kugice cy'isi kugira ngo umuntu atanga igice cyacu babaye umushishe kuri Yesu. Yuda yarashaka umushishe bari baramurenze arawa neza amubwira kuri Yesu baba bamugore yazanye amavuta ngo agiye kuyasuka kuri Yesu kubera umushishe bari atariko n'amavuta kabisa amavuta y'ikintu arafashe agiye kwica nabi abantu batunze abagore bari mu kugirira ubushishe kuri Yesu umugabo rero utangira ati ariko ari amabwire niba ari amabwire sinamenya neza ko nzamwita urabona ko mukuramo idolari ijana tugatanga ikigira cumi urabona ko aya mabwire tuba tukiyashoboye kuri wagirira ubushishe kuri Yesu. Haleluya. kandi muri babwire no jambo mabwiza y'abantu ariko nabonye abantu maze Rwanda bakeya hari ikintu satani yabakusemwa ikintu cya stress mufite stress kubera stress yose yavuga ngo mureke ko stress kandi cyane murashobora kuba mufite stress ariko tumaze Rwanda mufite stress zo muri Afurika kandi hano muri Afurika turavuze muza mwibuka gushima Imana bagashika umuntu kutanga n'itine iwawe ndakumegara ipa ntabwo wetu wagira akajya yangu wetu utwara nabi urishimye ntabwo bari bihakira ariko muri ne muwawe hari imodoka zitanu ufite ifaranga kuri konti ufite iki wowe bagurika ku gihugu cyatufanye ukamurikira ariko stress zara ni peko kitanga kusema ko kugira ngo tukazabirika gushima mutuza abantu bari ya ruguru
ntambara zarabaye mu batunze kuzama no n'abari mu kambi rimwe na rimwe muza mu batunze mu mari kuzama ariko mwambara akanga stress n'umwe muri ko mwawe mutura hano siza ko n'ibindi bakora nako nashitse cyangwa se bonye ibintu kiganje cyane Bwana sifiwe. Ni ukuri babwira uzobona satani kama stress cyane uzose Imana koma kitani baho kitafashaka kunyura Imana yako imodoka y'abagore bacu stress kwa ako muzo abagore bacu kuvi nigeze kugira umwana murenge watwirizo wabizana kwija mu modokari bakazaba batuzwe nukuvuga ngo amaguru bakazasigira hari umwe wicaye mu modokari n'umwana birabona bidatata isashe mu modokari atanga baza bicara yamwicara hasi warangiza afata amaguru ayashira hejuru hano ku gatebe shoferi ntabwo mwe muvuga tuzaguza iwe yicaye akabona imodokari imeze hano nawe kwicara hari intebe hano nawe gukandagira iwe ngo arebe ati n'utagana n'uwaza bicara ahita yicara ahangaha warangiza afata amaguru shoferi ngo yine ibi ni ikibabwira niko yarazi ibyo yarazi kubaza hano bagashira amaguru hano hejuru ibyo byose Imana yarabikoze ufite iyawe usirawutwara n'abana bawe ariko stress zawe haleluya ariko utavuga kuri Imana Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Kwizera rero ni ikintu gishobora kugufasha cyane kugira ngo dukomeze Imana kugeza itwaye abantu satani bakiriye Yakobo. Bwana sifiwe. Narigeze ahantu bavuga ngo ubutunzi burashobora kukubera amafaranga Yuda bwamubereye imanga Ananiya nawe bwamubereye imanga ubutunzi faranga wirinde utazotemba muri uwo mwaka haleluya Yakobo tugiye kurangiza yahunze imanga kandi babavuga siko umuntu muvuka ashobora kuba imanga Esawu bari bavukana neza ariko mubera imanga mu gihe yaramutwarisha mu gihe iyo yari yawukiranye kubetangiye gushaka akiba muntu akaza kuruwa batekereje ibyo ubw'impunzi ngo bashike ku isi atangira kurwanya Imana irabwira umuhizi ngo arangize Esawu aramurakara kubera ko rimwe na rimwe umugisha wari kuwiwe ariko awuwaba umugisha amahirwe yo kuwushakisha zaburi Imana ikibazo Bwana sifiwe sana ariko mwaje guhunga ahunga no kwizera Yakobo ngo aragenda aho yaraye arareba pese ugiye kuryama n'ikibasha kwisegura ngo ariko ibintu byose bifite irindi jambo reka basha kwisegura ngo arangiza kwisegura yawe nijoro wararota zaburi Imana ikibazo Bwana sifiwe sana buriya izo zituronda biterwa n'icyo twisegura ntabwo wakwisegura icupa ririmo amaraso ngo numarura kuri Yesu Kristo n'ingabo zo mu ijuru izamuka ntabwo wakwisegura n'inzigo urabona ngo nyanyaka uzomubonera ngo bizagenda nabi numara ngo urapfa ingabo zo mu ijuru urapfa ureba mu ijuru ifungu ntabwo bizoba icyo uvurota bivanye n'uko wiseguye haleluya hari abana biseguye abandi arangiza no wamusego nyine abantu badashaka ku gitanda ariko afite n'abandi yiseguye akayikora akaba ari batekereza nanone bawuzobe bizagenda kujya tuba wiseguye umusego uba wiseguye wawe niwe musego ubwawe wawe haleluya Yakobo ngo yisegura ibuye urutare ariko Yesu Kristo warangiza nawe duheze bakibaza haleluya abona ibibazo by'ijuru yabonye urwego ruzamuka rushize ngo bari ruva hasi ngo karenganeza mu ijuru yabonaga ngo ingabo zirimo zizamuka ngo n'izindi zimanuka Bwana sifiwe sana kubera yari yiseguye neza abantu barangiza arabamaye ngano watu ngo harima ahibisi na kwenda kwa yabo mema kubera ko yari yaraye muri ebo bijuru wagurije
kwatumye atunga agafata agati akagashishura hose kuko yari yabwiye ngo ibintu byose by'igondo bizaba ibyabo kubera kwizera yari afite ka gati akagashirira inka zose n'intama n'iki zama ziba ibigondo mu minsi mikeya kubera kwizera ni konti y'umugisha wanasifiwe sana igihe ngo garutse ko twasomye turangize Imana yatunejeje cyane tuzabura Imana icyubahiro Bwana pokea sifa Bwana pokea sifa jina lako litukuzwe Bwana pokea sifa pokea sifa Bwana pokea sifa jina lako pareza kasome haleluya Bwana pokea sifa Zamani haleluya Mwanamke ahungurutse abona umuntu warangiza aramufata Bwana nashwayo Bwana sibyo sa aramufata aramubwira ngo ndakura nawe aramubwira ngo sikura kura kugeza umpayimugisha ndakura sikura kutampayimugisha unamugoroba komeza Imana kugeza umpayimugisha komeza Imana ikurimugisha kuri Imana itaguhayimugisha kandi Imana iturayo Bwana sibyo sa ndakura sinzaboneka sikura kutampayimugisha warangiza yakuzamura Bwana sibyo iyo wakomeje Imana ukanga kuyirekura hari ibintu bitatu izi gukorera haleluya ikintu cya mbere izi gupanga umunsi hari umunsi igira izi gukanda ukabera utahora gutenda buriya abantu bafite imitsi ikirengeye umunsi wo gutonga nawe urakarengeye neza kubera ko atakomeje Imana ngo utange kuri uwo munsi nawe uza gutongana nawe uzatunganira gutongana hari abandi bagifite imitsi mu maguru amaguru yabo arakimukira cyane gusambanya ariko iyo yakomeje Imana yazitanga wa munsi yazaga gukora icyaha agakura amaguru akagenda atunganira kubera ko yakomeje Imana ikamukanga umunsi abo bose umuntu bakigenda nta munsi Imana irakanga ntibayikomeje yaramufashe ngo arangize abamukora nk'ahantu haleluya yanzaga kumurekura ndekura sinkora kutambaza abamukanda ahantu barangize yamacunga kandi cyanditswe amazina Oh
Komeza Imana